ugomba kurongora. Mama nibyo nta bindi nibyo nyine nibyo. Ahubwo bitekerezeho ubwo uraza kumbwira. Ega n'ubundi ngo umugeni ngo umubona kare. Mama ni biki ko numva uri kwivugisha? Mwana wa Kara. igira hino nkubwire. Ariko subundi ufite inshuti? He? Inshuti? Aya mama naye? Kubera iki se? Aya mama ibyo njye nanga ibyo nashyize imbere. Icyo nshyize imbere no kubanza nkiga nkazashaka inshuti nyuma. Ariko rero ibyo ni ukuri. Ariko niyo bishya bishyira. Dore umaze gukura. Aya mama. Cyangwa ukomereza aho mwana wanjye. Niki kuri aha mwana wa? Ntacyo mama. Urambeshya ndakuzi bihagije. Mbwira ngo ufashe. Mama ibyo uvuga byose ni ukuri. Ariko se bagira ngo mbigirene. Uri kwibaza umukobwa uzashaka cyangwa se uri gutekereza uko uzirukana uriya mugore? Mama ibyo byose uvuga ni ikibazo. Ariko se ndabikora iki? Kora nkuko wagakoze umuntu w'umugabo ufite umugore muri nkuriya. None se mama ambwira ko umugore mwiza we wamukura. None se mama kubiseka. Erega birashekeje. Wari uzi ko umugeni mwiza namukuboneye? Mama, none se umugeni mwiza ushaka kuvuga ninde? Bayambwira.
nayimbazaniye amazi ko nakomeje kubona usa nk'ufite ikibazo. Wamubonye rero umugore uzi kumenya ikibazo umugabo aba afite. Mama geza aho ngaho ibyo birahagije ntabwo ari byo kwiyanga. Sheila nuko wabikoze neza ni ukumuhora iruhande kubera agahinda yatewe n'uriya mugore. Yego mama nzabikora. Mana yanjye numva nkumbuye umugabo wanjye uwampa amahirwe yo kumukoraho. Bose bazi ko ntakibona kandi narakize. Ubu se nkora iki? Ariko hari icyo ngomba gukora. Se ko ntacyo washubije ku byo nakubwiye. Se mama wowe ubona bishoboka gute ko nashaka Sheila umwana warezwa na Phabiola koko? Ariko se Manzi ubu urabona wabaho ute koko udafite umugore? Urabona wajya kuzana umugore wo hanze kandi uyu nguyu akiri aha ngaha? Urabona ko urongoye Sheila bitaturushya azana biriya byo gusezerana cyangwa se ibyo kujya mu rukiko. Urumva Phabiola nawe nabibona ntabwo azemera guharikwa n'umwana yareze. Anese mama Sheila we umva azabyakira. Sheila mundekere wowe ukora ibishoboka byose umwikundisheho umuzanira utuntu twiza umuzanira impano kugira ngo arusheho kukwiyumvamo. Okay, nta kibazo ndaza kubigerageza. Utyo Sheila ariko urasaze cyangwa ntabwo ujya wumva? Soni n'ikirano kuntu gisa narakubwiye ngo nta burenganzira namwe gifite hano. Kura hano bino gira vuba se.
Fata. Twara. 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 ariko mama nta nubwo yitayeho kumenya ko ndeba. Namuzanishije ko Wamubwirira mama we. Ni uriya. Sheila, Karen ko wikanze? nuko bitari bisanzwe ko winjira mu cyumba cyanjye. Sheila, nta kidasanzwe, ariko gusa maze iminsi mbona ukuntu nyitaho mu bibazo byanjye, mpitamo kukugenera impano. Ngo impano? Yes. Si ngombwa kuko nawe hari byinshi wamfashijemo, niyo mpamvu nagomba kugutererana. Sheila, Merci.
aha turahuye uribuka unyibuka nshikira kuri moto nagutwaye kuri moto unyuma amafaranga yanjye irirukanka ngutwara ukanyambura wanshinze y'umugore we igisambo uranshikira he nta mafaranga yanjye nta mafaranga cyangwa nkunike wagisambo cy'umugore we nta mafaranga cyangwa nkwice ndakwica none nutanyishyura nyishyura cyangwa nkwice nyishyura none ndashaka kubabaza ninde watinyutse kwinjira mu cyumba cyanjye agafata amafaranga njye nta nubwo nigeze ngeramo rwose bwambaza papa nta muntu yigeze ageramo hari ibintu mukinisha bigashobora kubakoraho ku buzima bwabo iki kibazo bwana ariko se wabaye iki ni amahoro hari undi muntu n'undi muzi uba muri iyi nzu ku buryo njyewe mbika amafaranga yanjye najya kuyashaka nkayabura ariko se mwana we ubu kuko warege hose amafaranga urayabura koko kandi nsigaye mbona ufite igisura nk'icy'amabandi wowe niko urushya mwana we urushya rwose ubu ko tuba ahangaha undi ari hehe okay genda umuzane birakemuka ageze hano ndayabura murambona Chérie. 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 Niki ufite ibitotsi? Meze ute? Uracyananiwe? Chérie. Harya nigeze mubwira ko mukunda ntabyo wigeze umbwira keretse niba ijambo ryo ryabaye imbarutso yo kubimbwira Chérie kuva nkikubona
Manzi. Ni byiza cyane kuko nanjye biranshimishije. Umugambi wanjye nahize ntabwo ugeze upfa ubusa. Sheri uwuhe mugambi wo kunkunda? Wasanga ari ibyo. Okay. Wow. Sheri, ndagukunda. Urakoze. Oya Sheri, mbwira ko nanjye nkunda. Ibyo turaza kubiganira twicaye ahantu. Okay. Sobanura iby'amafaranga y'abandi. Phabiola, waba watinyutse gutwara amafaranga yanjye? Manzi, amafaranga yabuze koko, ariko si mwibutse no kuyashaka. Mubanze bushake mu nzu zose hose muyasake, kuko hari ubwo umuntu yaba arengana, cyane cyane ko uba ari ugukeka. Hey, mubyumva byose. Okay, genda ushakire. Ariko ibyago ntaho ndi buyabone. Sinabivuze da. Amafaranga ngaya. Nyasanze ari kumwe n'izifunguzo kuzireba. Akira. Yasanze. Mu cyumba cya nyiracyano uyu nguyu. Phabiola, usigaye utinyuka gucurisha n'urufunguzo. Kubita. Barigiye kubita. Kuko ibibazo byose ntibikemuzwa n'inyundo. Oya, rekeraho. Ingingo usigaje kurangira n'imwe yonyine. Bana, fata no rufunguzo. Ugiye nushyira mu rugi rwo mu cyumba cyanjye. Nusanga rufunguzo umbwira. Uyu ni Kazarusenya. Kuki mama ari kurushaho kuba mubi? Ubuse nkora iki? Nimbyemeza noneho baramwica. Ngomba gutabara mama. Ariko buriya mama niwe by'amafaranga cyangwa harimo akagamba? Usanze rwo cyangwa se rwo? Ntangarirwa. Brian. Zahana. Buraya, cyangwa urabeshya. Usanze koko rudafunguwe? Ibyago nisa mama. Yakoreka njye n'urwipimire.
yaguhozanya koze ansakuriza ibi ni ibyo utangiye kugenda ukora kuko mama ugeze n'aho wiba amafaranga mama ko wakoze byinshi bibi warekeye aho koko ubundi se nagukunda wageze n'aho ucurisha urundi rufunguzo kugira ngo ukunde we ndatangaye cyane mama ntunkoreho si mama uzahora umbabaza kugeza ryari ese uzahora uhanganye n'umuryango wawe kugeza ryari kutamare humura ndanywa pasita humura ndanywa ariko pasita uzi ko ntari nzi kunywa inzoga ibi ngibi nta kintu bitwaye ariko ntacyo biteye nese kuba ndi pasiteri bisobanura ko kantu gahena agomba kurebaho ahubwo twenjoyinge reka nze ngushyiriremo no kuri aka ngaka nk'uko ako aka ngaka karahagije ariko ntacyo gatwe kuko nanjye niko ndi kunywaho katwumvira karakaze oya karasanzwe ntabwo gasanzwe kangaka ahandi se umurimo w'Imana uragenda buriya rero nituba turi nk'aha ibintu by'umurimo w'Imana rwose ntukajya ubimbaza ahubwo buriya ariko gusa nyine biragenda ariko buriya nzakubwira uko bimeze igihe tuzaba turi ku rusengero pfundura n'akasha
impamvu ndabahamagaye aha ngaha no kugira ngo mbasangize igitekerezo nagize kijyanye n'ubucuruzi ubwo mperutse muri Amerika cya gihe murabizi ko mwese nari nagiyeyo naragiye nigirayo ibintu byinshi nahuye n'abantu batandukanye nkura n'abacuruzi bo mu rwego mpuzamahanga nkura n'abafite amakampane yenda gusa nka yacu ngerageza kubabwira ko bishobotse baza gukorera no mu Rwanda barabyumva barabyemera bambwira n'igihe bazaza barambwira bati utegure ibitabo byawe by'ubucuruzi hanyuma uzaduhamagaye tuze turebe ariko nirebye nkurikije n'ibyo barimo bakora na kampani yabo ukuntu ikomeye nsanga agiye ku giti cyanjye ntabwo naba nihagije ndavuga inti rero aho kugira ngo bazaze basuzugure na nk'ibikorwa byanjye reka mpamagara abantu usa nkaho dukora ibintu bimwe mbagezeho kino gitekerezo mu cyumve twumve uburyo twaprofita gukorana bariya abantu bakora ku rwego mpuzamahanga kugira natwe twazamura ibikorwa byacu tuzabonaho inyungu nyinshi tuzabaprofita cyane so nicyo nari nabahamagariye nifuzaga ko buri wese uko mwicaye aha ngaha yagira igitekerezo agenda atanga mu bijyanye n'ibyo urakurikira aha ngaha wowe buri munsi ndakwiyama ntabwo urimo kumva narakwiyanye ntabwo ushaka aha ngaha sohoka vanga n'inshuro nyinshi unyivangira mu bintu ndabikubwira buri munsi ariko ntabwo wumva sohoka vanga genda ntabwo urimo kumva mbabarire sinzi kugira bigenda mwongere mwicare kabisa tuganire mwicare kabisa mwumve